habayeho igihe kinini ngiye kuvuga ibintu nigeze kuvuga wenda barabyibagiwe nyamara tugiye turabwira utabaherekeje habaye igihe kinini harimbuye bidakorwaho n'intoki z'umuntu abantu baribona igihe kirekire aho ngaho hanze baricaho mu nzira uragibuka yatangiye kuza ntabwo uraza reka komeze abantu baribona baricaho ariko nta ntoki zigikoraho z'umuntu umunsi umwe umuntu wari ukeneye ibuye ryo gufata urugi rwo kukabikingura rukikinga nibwo yarambuye intoki ararifata maze aragenda yakingura urugi akarishyiraho nabwo byongeye kumara igihe kirekire nta ntoki zirikoraho kubera yuko barisubikishaga ikirenge kugira ngo baryigeze ku rugi bashaka gufunga bakaryigizayo bagafunga bashaka gukingura bagakingura bakarisubikisha ikirenge bakarisubizaho nanone igihe kirekire ari uko bimaze ariko ari uko bimeze noneho byagaruze noneho mwibutse noneho rero bizaba bize ninshaka nzabwiriza ishusho nawe kugira ikindi si nko kujya gushaka igishyashya zizagera ko mutakoze kuri iyi sabato gusa utabwiye ngo niteguye ati rwose atigerageze ntabwo rwose uko ubwiye hagati ahangaha nzagenda bize none mushobora kubwira muri sabato nzabwiriza nabwiriza ubushize ntabwo wamukikibuka ibyo bintu tukora bibiri ahangaha reka nikomereze hashize imyaka myinshi imbere ko uwo murimo muri urwo rugo basunikisha ikirenge ibuye barigaruraho barikuraho igihe kirekire muri urwo rugo harimo ubukene bwinshi hari abakabuza amashuri kubera ko bashaka bafite iminerivani hari igihe bajya mu byo badashaka ko badafite amafaranga kugeza umunsi umuntu wize iby'amabuye yageze muri urwo rugo yicaye ari kubisa ijisho arambura ukuboko arifata aravuga ati muzi icyo mutunze aha ngaha iri buye ni izahabu nziza cyane iyo buye byagurishijwe za miliyoni z'amadolari ntabwo ari miliyoni y'amadolari byagurishijwe za miliyoni z'amadolari mu myaka myinshi byamaze hanze mu myaka myinshi byamaze muri iyo nzu kuko atanga agaciro kuri iyo buye inshuti y'Imana ese wowe wamenye ibuye ry'agaciro ufite ijisho ribasha kubona ibuye ry'agaciro ukarimenya umusore umwe yaragenda agasanga ko Yesu yigisha maze atega amatwi amutega amatwi rwose yumva ikibwirizwa cya Yesu we yigishaga akomeza kubyumva maze aravuga ati uyu Yesu ndabumenye kandi ndabaye maze arataha ajya mu rugo ageze iwabo arabwira ati uriya Yesu namumenye amagambo avuga n'ay'Imana n'ay'ukuri ni umwana w'Imana by'ukuri namwerekanye n'amatwi baravuga ati ntibishoboka n'umukurikira tukura mu muryango wacu n'ukurikira Yesu tukura mu muryango wacu ntabwo ari umuntu mwumva ntabwo ari umuntu mwemera ntabwo byashoboka yuko ukurikira Yesu ati ntabwo bitwaye noneho ndamuretse ndamwihoreye ariko nanjye Yesu abimenye ndamuretse kuko wimbwiye mubungujije ariko n'iby'abafarisayo n'iby'abasadukayo nabyo ndabiretse simbigiyemo maze ngira mu mutima wanjye umunsi umwe bafata umurobo baramukubita baramukomeretsa bica n'abandi bantu maze arafatwa amucira urubanza rwo gupfa agiye kubona amaze kubanga ageze ku musaraba na mugenzi we agiye kubona na Yesu baramuzanye na Yesu baramuzanye bamuzanye aho turi bamuzanye nk'ukora ibikorwa by'ibyaha abo
aho nabo banjye hagati yabo. Mukana kakurikiyeho wari hirya aho ngaho rero usigaye Yesu nawe ati se si wowe Kristo ngaho natwe dukize ubeshya abantu ikize natwe dukize maze amusaba yarumize atisha no kubaha Imana n'uyubaha. Ese n'Imana ntabwo basha kuyubaha ni gutekereza iki Imana iba mu musaraba. Imana bayibamba mbese n'Imana ntabwo yubaha. Ese uriga yuko uri rubanza n'uyu nguyu twebwe dukorewe ihwanye n'ibyo twakoze, twituwe ihwanye n'ibyo twakoze, ariko nta cyaha yakoze. Mwami uzanyibukire uzamugaragaza. Mwumva amagambo y'umusore ati mwami uzanyibukire nuza mu bwami bwawe. Ati mbese wowe n'Imana ntabwo yubaha. Avuga ayo magambo abwira mugenzi we, ariko n'abaraho barayumvaga. Ababambye Yesu barayumvaga, barabareba, bagakurikiye. Uriya musore abonamo Imana kandi ntabyo hagati yabo. Umva uko kudasobanukirwa. Ni gute wabona umuntu ubanje ku musaraba mu mabandi ukamuvumbura yuko ari Imana ishobora byose, ukora yuko ari umwami kandi azaza ayoboye ubwami bwe, maze ugatinyuka gusaba ngo ndakwinginze nuza uzanyibutse. Yari yaramenye Yesu kandi yaramenye ibintu by'agaciro. Inshuti z'Imana uranga, ese wamenye ibintu by'agaciro? Isomo badusomeye riri muri Matayo 7:45 haravuga ngo umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose bigiye kuza kuri iyo nzu ntiyagwa kuko yari ishinzwe ku rutare. Ana magambo Yesu yavuze. Uriya musore yari yarumvise amagambo ya Yesu. Yesu aravuga ati umuntu wumva amagambo yanjye akayakomeza azaba ari umuntu wubatse inzu ye ku rutare. Imiyaga irahuha, imvura iragwa, byose bigiye kuza kuri iyo nzu ariko ntiyagwa kuko yubatse turacyakurikira ese turi kumwe kuko yubatse ku rutare. Birayikirundi iravuga ngo iyo nzu ntiyagwa ngo kuko imase ku rutare. Yari umusaza wa mbere no kuva imase ijambo riri twese kumata murarizi ngo kuko iyo nzu imase ku rutare, kumata ikimata kumatana. Murabyumva? Ntabwo rero naho yubatse ku rutare ahubwo biramatanye. Ni nkaho ari ikintu kimwe. Inzu yabase ku rutare ntabwo basha kugwa kuko byamatanye. Niko birakirundi bivuga. None uyu musore witwaga Igisabo aravuga ati uyu ni Imana ndakwinjiza uzanyibutse. Yesu amusezeranya. Ibyo bimutekerezeho uburyo umuntu umanitse ku musaraba ubasha kubonamo Imana nta handi byakomoka keretse ufite ijisho nk'abize ry'amabuye akamusobanurira yuko ari ibintu by'agaciro utabasha guteshukaho. Matayo 24:22 Yesu yabwiye abantu ati ese ntabwo muramenya ibyanditswe? Ese ntimwasomye ibyanditswe ngo ibuye abubatsi banze iyo ryahindutse rikomeza imfuruka? Avuga gusa. Ese mwasomye mu byanditswe? Ese mwarabyumvise ko ibuye abubatsi banze iyo ryahindutse rikomeza imfuruka? Ubwo Yesu yavugaga muri Zaburi 118:22 byari byarangiye. Abubatsi bubatse urusengero hari amabuye menshi, amabuye barayakoresha, urusengero bararurangiza, urusengero bararutaha. Nyuma y'amezi makeya basanga mu mfuruka y'urwo rusengero rwarakatse rugiye kuzahurwaho. Bahamagara abafundi bati muze gusaba urusengero rwanyu. Maze baragaruka
basanga urusengero rwarakatse rugiye kugwa maze barongera barahasa mu gihe gitoya bakaba bitunganyije n'ikosa ryari ryabonetse ikibazo kirakemutse maze baragenda nyuma y'amezi makeya aho hantu barongera hasenyuka barongera baramagana ati kuki mutwubakira nabi nimusa n'aha hantu urusengero ruzatugwaho maze barongera barahasana baragenda nyuma y'igihe cyakurikiyeho harongera harasenyuka bati mugaruke mwubake aha maze baragaruka igihe bubaka hari ibuye bari bararebye bararyama baryigizayo baryitaho bakabona ntari bwiza risigara aho ngaho iyo mbuga ubu yose barayakoresheje ariko bararyihorera bose barabineye maze igihe bagarukaga bagerageza kumbasa n'aho hantu bateka tuhashyire kiriya kintu igihe bashyiraga ririya buye batangaga no gusanga ariko buye rihakwiriye nk'aho byagenewe kuva mbere nyuma bari barabyirengaje igihe kirekire riri aho ngaho twese babwiraga ati ese mwamenye ibyanditswe bikubwiye bubatse hanze ari ryahindutse rikomeza kuvuga ariko aho ngaho ibyakozwe kane ku murongo wa 11 tatwasomye ku cyatubwiye ibyakozwe kane 11 afite Bibiliya igenda turavuga ati Yesu niwe buye ryahinduwe n'abubatsi kandi byahindutse bikomeza imfuruka ibyabaye kuri ya buye byose byashushanyaga uwo Yesu uwo munsi ibyabaye kuri Yesu n'ibyabaye kuri ririya ibuye abubatsi banze ibyabubatsi birengagije Yesu abwira ati mwasi igerekeranye n'ibuye abubatsi banze agira ngo bavumbure ibuye ry'agaciro ryari agira ngo bamenye muri ubwe icyayi nuko bagenda bamwirengagiza batamuha agaciro kandi ariyo bakeneye kugira ngo asane imfuruka z'imitima yabo yasendukaga buri munsi Yesu niwe buye byahinduwe n'abubatsi ese iryo buye we wararimenye ese iryo buye urarikeneye kugira ngo risane aho uzi hasenyuka buri munsi Yuda Iskariyoti yabanye na Yesu ari umwigishwa we abandi bose agendera nawe n'abandi bose ibyo Yesu yakoze byose ntacyo yamukinze ntacyo yamwigishije nk'uko we nanjye uyu munsi ibyo yadukoreye biri imbere y'amaso yacu ibyakoreye ku giti cyawe urabizi ibyamureye ndabizi ibitangaza yadukoreye byose turabizi buri munsi kugeza uyu mwanya uri aha ngaha ibitangaza bya Yesu ariko inshuro nyinshi turabyibagirwa tukanamwirengagiza ibi tugatera ikirenge tukigeza hirya Yuda yabanye na Yesu kugeza umunsi yahagurutse mu bigishwa Yesu amaze kumucira amarebe ntabwo ntiyagira icyo akuramo ntiyamenye ibuye ry'agaciro iryo ari ryo ngo arikomeze maze aragerageza kumugambanira ajya kumugurisha kuko agaciro k'iryo buye arigurisha make cyane kuko atari inshuti y'Imana wabanye na Yesu igihe kingana gute ese wabanye na igihe kingana gute wigishijwe nawe igihe kingana gute mbese uyu munsi wamenye ibuye ry'agaciro kandi ubimenyeshe n'abandi Anna yitwaga umutambyi mukuru usomye cyane usanga yuko Anna atari umutambyi mukuru ariko yabaye umutambyi mukuru igihe kirekire noneho nusoma igitabo cyitwa Ufuze ibihe byose paji 605 hazakubwira ngo yari ari mu zabukuru ngo bitewe n'imyaka yari arimo n'umurimo yakoze icyubahiro bamuhaga ngo cyatumaga akomeza kwitwa umutambyi mukuru nubwo yari yaracyuye kandi amagambo yavugaga bavuga nk'aho ari amagambo avuzwe n'Imana Anna ariko umusoma neza ugasanga ko bahamagaye Yesu ngo naze ariko bateguye n'abagabo bo gushinja ibinyoma ngo babone uko bamwica gutanga umukuru umuntu ukora iby'Imana ibuye ry'agaciro yagiye maze aramubwira ati kutavuga ko bakorera kwiregure watubwiye Yesu ati noneho ndakurahira
rwose wabimenya ndetse muzamubona twese ku tujye mu ijuru n'uburyo bw'Imana maze naho kugira ngo byumve hakugira ngo avumure ibyo bintu by'agaciro maze aritera ikirenge afata imyenda yarayishishimura yerekana yuko Yesu ari gutuka Imana atari yigereranyije icyo tugishakira abo tubana n'iki ko yigereranyije Yesu atubera ijuru ibintu by'agaciro agikiza hirya mu gihe yaragize amahirwe wabonye amahirwe n'iki yo kumenya ibintu by'agaciro ukagikizayo n'ikirere byakozwe gatatu umurongo wacu nuko Petero na Yohana barazamuka bajya mu rusengero mu gihe cyo gusenga aricyo saa cyenda hari umuntu wavutse aremaye ibirenge yarahekwaga agashyirwa ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero arabasaba ngo bamuhe Petero na Yohana baramutumbira Petero aramubwira ati uturebe abitaho agira ngo hari icyo bamuha Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntabwo dufite ahubwo icyo dufite ndakiguha icyo mfite ndakiguha izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haguruka ugende icyo Petero na Yohana bakoze ubwo binjiraga kuri uru rusengero basanze umuntu wamenyerejwe kuhatana buri munsi utabasha gutambuka akaza basabirize abinjira mu rusengero ubwo yabonaga Petero na Yohana barabasaba uko yamenyereje Petero aramubwira ati uturebe twitegereze turebe undi abareba agira ngo atari bagiye kumuhereza cy'amafaranga ati ifeza n'izahabu ntabwo mfite wibuke yuko Petero yari kumwe na Yohana ariko aravuze yavuze ngo ifeza n'izahabu ntabwo mfite yavuze ngo ntabwo mfite ni ukuvuga iki ku giti cye yari kumwe na Yohana ariko aravuga ati ifeza n'izahabu ntabwo mfite arongera ati icyo mfite kugira ngo tugendane neza Petero yari kumwe na Yohana siko twasomye Petero yari kumwe na Yohana ariko umusabirizi yabasabye bari kumwe abasabye icyarimwe ariko Petero aramubwira ngo ifeza n'izahabu ntabwo mfite nyamubwiye ngo ntabwo dufite arongera ati icyo mfite ntabwo amubwiye ngo icyo dufite andika yuko ndifuza yuko basobanurwa neza aramubwira ngo ifeza n'izahabu ntabwo mfite icyo mfite jye ku giti cyanjye ntabwo avuga Yohana bari kumwe bishobora kuvuga yuko iryo buye ukwiye kurivumbura ukarimenya ku giti cyawe ntabwo uzavuga ngo umugore wanjye azi Imana umugabo wanjye azi Imana abana banjye barasenga abana banjye turasenga oya ni wowe ku giti cyawe n'ubu ugendana na Yohana muri Petero avuga ati ifeza n'izahabu ntabwo mfite yewe umufuka wanjye icyo mfite yewe ndakiguha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haguruka ugende umva icyo Petero yakoze umva ko Petero yari yarabonye kandi akamenya agaciro ko kumenya akamenya agaciro k'ibuye mbere y'agaciro yari yarabyakiye ku giti cye cy'Imana ndifuza yo gutekereza yuko kwakira ririya buye no kumenya agaciro kayo ni umurimo w'umuntu ku giti cye kwizera n'umuntu ku giti cye ubishake ku giti cyawe ni umubyeyi wawe asenga n'uvugira ngo papa na mama barasenga kubera mu ijuru oya ahubwo wowe ku giti cyawe ugomba kurimenya kandi ukaryakira bwira abantu abakomeye n'aboroheje igihe uhetse agaciro byakozwe mu 26-27 urasanga umugabo Pawulo ari mu rubanza ubwo yari mu rubanza yatangiye nk'umuntu wiregura ariko ntiyakomeza kwiregura ahubwo yinjira mu kibwiriza atangira yiregura akomeza kubwiriza abwiza abantu bari aho ngaho mu rubanza rwe maze abwirije cyane agize imbaraga nyinshi yumva yuko ashaka kugira Yesu abantu babyumve maze Petero aravuga ati urasaze Pawulo n'ubwenge bwawe bwinshi bugushanyije maze Pawulo aravuga ati ntabwo nsaze amagambo mvuga ni amagambo y'ukuri yavuganye
kwitonda no kwicika bugufi ahubwo Agiripa mwami Agiripa ese wumvise ese wabeye ibyahanuwe maze kuko yari yabwirije cyane kandi bareba mu maso aravuga ati Agiripa yabyumvise kandi yabyemeye ati mwami Agiripa ese wumvise ibyahanuwe kandi mbivuze ku mugaragaro kandi nzi ko nta cyo muri byo uyobewe kuko byose byabayeho ku mugaragaro maze Agiripa aravuga ngo ubuze gato ukangira umukirisitu habuzeho gato ukangira umukirisitu nshuti y'Imana habuze akamenya kugira ngo ube umukirisitu agize amahirwe yo kumubwiriza nka Pawulo amubwirira n'imbaraga ze zose kandi avuga amagambo y'ukuri avuga ati ibyo mvuga ni ibyahanuwe kuva kera nta n'igishaka yewe nzana byaravuzwe na ba Mose barabivuze ibyo tuvuga ni ibya Yesu Kristo uzaza mu isi kandi akavuka kandi akazuka kandi agakira abanyabyaha bose mwebwe nanjye turimo nibyo Pawulo yavugaga ati nta gishaka kirimo kandi ko Agiripa mubyumvise kandi ubyemeye yaramureba akabona yuko yumvise ubwo butumwa kandi koko yari yabumvise maze aravuga ati habuze gato ngahera umukirisitu amahirwe yaragize yo kunyura iby'agaciro arisunikisha ikirenge amahirwe y'ubwenge nshuti y'Imana ese amahirwe wagize kumenya Yesu ese aho urayakomeje bidusaba iki dusaba ikiguzi iki kugira ngo tumenye twakire tugire ibyo by'agaciro cyangwa bakunda ibitekerezo bagomba kutakibikunda ariko urabikunda ndabizi abana b'abavandimwe icyo ntabwo cyumvaga neza kera ariko ngire muri moderne ndacyumva neza ndacyumva neza kuko namaze kumenya uburyo abazungu bakunda imbwa ubu nasanze byumvikana mbere uri iwacu ntabwo utakumva hano bari bavandimwe umuhungu n'umukobwa umuhungu niwe wari umukobwa mukuriye ariko ibyo bivuga ngo bishatse ese mushaka igitekerezo hari igihe nagitangira nagikomeza wenda ushaka no kubyumva ushaka kubyumva reka niba ushaka kubyumva murahari reka kivuge umudamu yari afite imbwa akunda cyane n'abana be babiri maze umunsi bajya ku isoko asiga abana be n'imbwa ye agiye abana bajya kumwicunga nk'umugenda basunikana kumwicunga umukobwa akajyaho umuhungu akajyaho kumva umunyenga kumwicunga maze umuhungu agiye yitekereza atari ko reka n'imbwa y'amaguru y'umwisha umunyenga maze afata yambwa ayishyira ku rwicundo maze nayo arasunika igiye irarenga ikuba ijosi irapfa maze bati imbwa y'amama baratwica maze bajya inama tujya tuyihanga imbwa barakura bagenda bashyira ku ishingwe ahantu barayihamba barakiranga maze umuhungu akireba mushiki we ati rero ntubwire mama atanyica ukunda kundi y'imbwa ye yitubwiye yanyica ati ntabwo mubwire ariko nawe tugiye kumurera uzanyumvisha umugendo abantu bagera ahantu bamucunga ati ntabwo twari bafite ajyaho aramucunga ku mwicundo umuhungu yari hasi basimburana ntiyongera kujyaho acunga mushiki we gusa umunyenga nyina aje ati nganira ntazi utabaye yagiye yabuze ahangaha igenda ati ntabwo tutujyana nyina ashaka imbwa ye ayibura arababona arayihana mukanya umubyeyi ati bana muze kujya koza amasahani ati turaje bajyaho koza amasahani umukobwa ariko urabizobeye kuko nutayihoza urabivuga yihorere rwose ndayihoza umukobwa arihagarara umujya mu masahani arazarangiza mama turarangije mujye mu cyumba usaba ibyaha batiribye bajya mu cyumba bajya mu cyumba kuko bati rwose urabusasa ari ubwawe n'umwanya ati ndagusasa rwose igihugu cyati upfa kutabivuga gusa urera n'amusasa nyina ati ni mukoropa inzu bati turayikoropa kuko bati turakoropa wenyine nudakoropa ndabivuga yihorera yikoropa ariko umubiri wawe ingene yishe burakeye ibintu byagendeye umunsi gukoropa koza amasahani kumesa
sinjya kumwicuro n'umugenda iyo basari nyine igiye gusasa igiye gukoropa ibintu byose n'igenge maze arazamuka agenda mu nzu ati mama tuje kubwira ariko se kumwica umwana wanjye ntibishoboka iki cyose wakora nakora ati yangarije yishe yumvise umugenda ati bigenze ingasenya kumutanga ndakubaga maze umusore umuhungu arasohoka aragenda asanga ushirije kumwifundo ati vaho nanjye gufunge vaho nanjye gufunge ndabivuga nushaka kubivuga umukobwa aramuka njye kubwira mama ati genda araza ndibwire mama genda ntabwo ushobora gucungiye kuza amasahani ndabibwire kure ko uzageza ryari none bibwire mama ngaho genda umukobwa akaza kugenda azamukase ku birenge agenda amwigira ngo bari ko yamugarura umuhungu ati ntushaka kugenda ubimubwire ugiye cyumvira ko ntabwo umusobanukirwa ageze ku muryango ninjire bibwire mama genda maze umukobwa arinjira mama urabona icupa yawe namubabariye namaze kumubabariye ubuse ko bize kuza kubivuga Mose yari umuntu w'Imana ariko yagize ingorane umunsi umwe abisirayeli bamubazaga kubaha amazi aragenda kubita urutare maze baramubwira bati ntabwo kigeze Kanani birapfuye ibyo waharaniye byose birarangiye hano ukubise urutare kabiri ntabwo ugeze Kanani imirimo yose yarakoze akubise urutare kabiri urwo rutare yari Yesu yarwashushanya ntabwo tugeze Kanani ko cyane gikomeye maze igihe kimwe Mose Satani yari yahageze atega mpamvu umuntu wanjye reka mpamvu umuntu wanjye nawe mwana wawe atazagera Kanani ntabwo azagera Kanani nzamusezeranya mu ijuru ntajya Kanani ariko kuzagera mu ijuru Satani yari Satani aramahanga yibwiraga yuko Mose kututare kabiri aho kuzagera Kanani yibwiraga yuko yarangiye aho ngaho nyamara hariya cyane mahirwe harakira imbabazi z'Imana wowe nanjye dukeneye urwo rutare Mose yakubise ni Yesu ariko ari no dusanga tukababarirwa tugahabwa ubugingo buhoraho urwego rwa Petero kabiri umurongo wa 4 kubyatubwira aravuga ati nimumwegere niwe buye rizima ryanzwe n'abantu ariko ku Mana ryaratoranijwe riba igiciro cyinshi nawe mwubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana bwa Yesu Kristo umurongo wa 6 kuko mu byanditswe harimo amagambo ngo dore ndashyira muri Siyoni ibuye rikomeza imfuruka ryatoranijwe kandi igiciro cyinshi kandi uryizeye ntazakubona isoni nuko rero mwebwe ubwo mwizeye muzi ko ari igiciro cyinshi koko naho kubanga kwizera ibuye abubatsi bandi nibyo ryahindutse rikomeza imfuruka ni ibuye risitaza n'urutare rugusha basitaza ku ijambo ry'Imana ntibaryumvire kandi aribo ryagenewe ariko mwebwe muri ubwo bwatoranijwe abatanga ubwami ishyanga ryera n'abazimana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye rikabakura mu mwijima rikabageza mu mucyo wayo w'itangaza kera ntimwari ubwoko ariko none muri ubwoko bw'Imana kera ntimuraka babarirwa ariko none mwarababarirwa Imana ibahumurisha bwa Yesu hari icyo mukuyemo hari icyo mwungukiyemo hari icyo mwungukiyemo reka niba mwishobora hari icyo mwungukiyemo haguruka kitubwira
kuza kwa Yesu arabibuye komeza nifuka kandi umuntu agomba gushaka igiti mani wumve ashaka kujya tutayibutse ngwiri nubutse yuko tukizwa amakosa gukora ibyakora gusaba imbabazi arusha kujya tutayibutse murakoze n'abantu